Mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Liam yararimo ari kuvugana na Gia amwemereye kumubwira impamvu yamuteye guhunga akagenda. Ese niki yaragiye kumubwira? Aho yabagiye kumubwiza ukuri nangwa yabagiye kumubeshya? Mu nyemerera inkuru yacu tuyitangirire kuri abangaba bombi babiri. Gia barimo abwira Liam ati nguteze yombi erega mbwira. Ndahera ko amubwira ati Gia, Ivy ndamukunda ariko sinabana n'umugore utazigera ubyara. Gia ati none iki ni igitangaza. Umugore utazigera ubyara? Wabwiwe n'iki ko Ivy atabyara? Mwararyamanye? Liam atoya nta nubwo nigeze mbikinisha. Undi ati none wabibwiwe n'iki ko atazigera abyara? Ubwo wumvise amabwire wabona waragendeye kuri bya bindi bya mbere bya wa mugabo wiwe bari bagiye kwa ntariye ngo yitwa nde, umwe wamubenze ngo harya ngo yaragize ate? Nawe nibyo ugiye kugenderaho. Uriya se ko yamubenze avuga ngo atwite inda y'undi muntu, none wowe ukaba uri kumbwira ngo erega amakuru yose mba nyafite? Ibyinshi ntabwo wabimbwiye, ariko Ivy ni inshuti yanjye byose yarabimbwiye. Yamubenze avuga yuko ngo afite ngo undi muntu ngo baryamana n'umutwite, none wowe uri kuzana inkuru z'uko ngo atabyara. Ibyo ubikuye he? Kari aho ngaho muhera mubibigwari, kari aho ngaho muhera muhemuka. Undi ati Gia watega amatwi nkakubwira nangwa nkagukupa nkiryamira? Uryama ibiki? Uraryama undi mwana ari aho ngaho neza umutima urenda kumuvamo wowe ngo uraryama? Nta n'isoni. Ngaho mbwira rero mvu mbeshye ngo ntago abyara. Undi ati Gia waretse kumbwira nabi ko ntari muri mudu yo kurakara. Undi ati nushaka urakare. Imitima wababaje niyo washenjaguye se kano kanya yo ntibabaye? Ubugize ngo abantu bakurakare cyakoze nzaba mbona ibyo uzabwira tata. Ubwo noneho muri hariya nzabona icyo uzamusobanurira. Undi ati nyine nahuye na nyirakuru wa Ivy ndetse n'abamungu bari bagiye kubana nawe twarahuye. Gia ati mumaze guhura bigenda gute rero? Undi ati nyine nyirakuru wa Ivy yambwiye ko Ivy bamushingiye Nyabingi, ambwira ko ari umugore wa Diamond, ambwira ko uriya atazigera abyara ndetse n'iyo yashaka nta mahoro azigera agira mu rugo rwe. Nanjye nabanje kugira ngo arambeshya, gusa yampaye facts zigaragara. Ivy afite abavandimwe babiri akurikira batakiriho. Ambwira ko mama Ivy aterekera ndetse anambwira yuko nawe ari umurangi. Ambwira ko ariyo mpamvu yabyaye umwana umwe, ngo buriya abarangi ntibajya babyara, ngiyo baciye mu rwaho baguha umwana umwe. Arongera ambwira ko abana be ba mbere bari baramutegetse kuzajya kubatura ibyo aterekera, ariko abirengaho birangira ibyiwe n'iby'iwabo ari byo bibishe. Bambwiye inkuru ndende numva ubwoba buranyishe. Nagerageje kubaza Ivy, ambwiza ukuri ko abo bavandimwe be rwose bapfuye ndetse ngo bari baribye mama w'urubyaro imyaka 17 ishira 18, kandi nabyo Ivy yarabinyemereye. Ambwira ko mama we yamaze iyo myaka yose. Ubwoba bwaranyishe. Ikirenzeho nyuma rero umukecuru yarambwiye ngo ndamutse mushatse
nyabingiza nyiyicira ndetse n'abarangi ngo kubera ko naba nshatse umugore wabyo nangwa se wazo. None se urumva ushaka kumomba nka musaza wawe? Gia ahera akagiramo n'ubwoba kavuga Liam, ibintu uri kuvuga uri serious? Ntabwo uri kunyinisha, ndi kurota ntabwo ndakanuye, ntabwo ibyo bintu ndi kubyumva. Liam aterega nubone nanjye naratorongeye ngo ngende kugira ngo aho ndi ndorohewe. Gia, reka nkubwize ukuri, buri joro iyo ntekereje kuri Ivy numva agahinda kanyishe. Iyo ntekereje kuri uriya mukobwa nkunda numva neza ndushijeho kwanga isi ndetse n'ibingaragiye. Nkumva muri njye ndakariye Imana, nkumva nayibaza kubera iki watumye nkunda uyu mukobwa. Ubizi neza ko atazigera abo wanjye. Mfite agahinda, mfite umubabaro. Ese uri kubyumva? Nuse Gia, gira inama nka mushiki wanjye. Kuri iyi nshuro icyo uri bumbwire nicyo ndi bukore. Nemere nze mbane na Gia, wenda ninshaka mfe. Ndamukunda ku buryo numva ntanabikora. Ariko nanone mfite ubwoba. Ndabizi ko nawe ankunda, ariko se nindamuka mpfuye ngo icyo ntikizaba ikibazo? Nanone sinizamwota inkuru ikaba kimomo ati burya bya bintu ni ukuri, kandi ndumva nshaka kumurinda. Niba ibyo bintu binahari, ntabwo nshaka ko bikomeza gusakara. Ivy ndamukunda, ndumva ntifuza kongera kumubona ababaye. Ariko se ndakora iki? Gia, ntabwo ndi ikigwari nk'uko bitekereza. Nabuze naho mera. Mbwiza ukuri Ivy, ntabwo nshaka kumukomeretsa. Ahari ashobora kuba abizi, ariko sinshaka akamenya ko mbizi, nangwa se akaba atanabizi. Mbwira nkore iki mushiki wanjye? Numbwira ati ngwino ubane na Ivy, ndahera ko mfata indege nze. Gia ariyumvira agatangira kurira, kavuga ati Liam, hagati yawe na Ivy ntabwo nzi icyo nahitamo kano kanya pe. Ntabwo nshaka kuguhomba. Uri musaza wanjye nkunda, sinzi ko nakwakira kukubura. Ariko se nanone mbangamiwe no kubona Ivy ari kurira. Ndakora iki? Basi nkora iki koko? Liam, ibi birandenze. Buze icyo gukora n'icyo kureka. Gia ahera akakupa. Bikamucanga, biramushobera, nta kindi kintu akora. Afata decision yo kujya kureba Ivy. Aragenda akajya kumureba, agera mu rugo. Agasanga Ivy yicaye yigunze. Ivy akimubona ubona ni agatege. Avuga ati Gia, kuje hano. Gia akimubona araturika akarira aho kugira ngo agire icyo amubwira. Avuga ati Ivy, ndakwinginze umbabarire mu cyimbo cya musaza wanjye. Liam ntiyigeze akubera indahemuka, yakubereye umwana mubi, yakubereye ikigwari,
umbabarire nkuzaniye inkuru mbi kandi ntacyo mfite nayihinduraho. Ivy, ubukwe bwawe na Liam ntabwo buzigera bubaho, bwarangije gupfa. Ivy, tugize ngo iki? Tugize ngo iki Gia? Ubukwe bwanjye na Liam ntabwo bukibaye, ntabwo ugihari. Gia ati yego. Liam ubwe yanyibwiriye ko adateze kuzagaruka, gusa nyine yambwiye ngo uzamubabarire, yagutesheje umwanya n'igihe, yaraguhemukiye, ariko ahari numenya impamvu yabimuteye uzamubabarira. Gia yari akasohoka akagenda agahinda ari kose, umutima yibwira ati nta kindi nari mfite cyo gukora uretse gukura mu rujijo. Ivy ataha ababaye, Ivy asigaraho bikamucanga, yumva neza abaye nk'umusazi. Tangira kurira, ahera akafata umwanzuro agasohoka yerekeza ku bari iri hafi aho ngaho. Abaza umukobwa uba uri muri kontwari, akavuga ati hano hari inzoga ikomeye kuruta izindi zose, iz'urushubukana wampereza? Undi ahera akayimwereka. Ivy ati nangahe? Undi ahera akamubwira isene. Ivy arashashura, yamara gushashura agasohoka agaruka mu rugo, ariko agera mu rugo akabona atari bubivemo. Nta kindi kintu akora, aragaruka akicara ahantu ha wenyine agatangira kunywa inzoga, ariko n'ubundi ubona ko ari umwiga. Azinywa ari kuzitamo amarira, ari nako yivugisha avuga ati man, ubu nibwo najya aramenya ko mfite umuvumo ngendaho, nibwo najya namenya ko nta cyiza nzigera mbona mu buzima. Nyuma y'uko Ayimana ampemukiye akansebereza mu murenge, urongeye utuma bimbaho nyuma ya save the date na invitations. Mana, uhereye uyu munsi mfashe umwanzuro, sinzigera nongera gutekereza urugo, sinzongera gukunda, n'ubuzima ndabwanze. Mana, nawe ndakwanze. Mana, ese ubundi ubaho? Ndicuza kuba narakwizeye, ndicuza kuba narakumenye. Ese ubundi mama wanjye wantoje kugukunda no kugukurikira no kugukorera, akanoza kujya nkubaha amanywa nijoro, yarabizi yuko uzantenguha. Ese yarabizi kuri Imana ibeshya, yarabizi kuri Imana y'inyabinyoma. Inshuro zose nagiye gukora ubukwe wabaga wavuze gute wivuguruza. Ayimana yarampemukiye, ngira ngo ahari birarangiye, none na Liam, ese ubundi waramura iki? Warangiza ngo urankunda? Ntabwo nkunda, nawe uranyanga, nicyo gitera ntabo waremye kunyanga. Nta na rimwe ndajya mu rukundo ngo bimpiye, mu akazi kose ubu ngubu nsigaye ngerageza gukora ntabwo kampira. Ubu ndi umushomeri urahunga, navuye kwa data na mama, uyu munsi mbayeho nanga, ndi mu buzima bwo gupfundikiranya. Hano umugabo wari umpaye
wankunze uko ndi akampoza amarira akampa impamvu yo kongera gukunda, nawe arandaye aragiye. Mana ndakwanga, Mana ndumva nkwanze, mbabajwe n'icyizere cyanjye cyose nagushyizeho, mbabajwe n'igihe cyanjye cyose nataye ngo ndasenga. Se ni ukujya utenguha abakwizeye, ni ukujya ugenza abantu bagusenga, ni uko uburyo ujya ubigenza. Uhereye uyu munsi njyewe Ivy sinzongera gutinya, sinzongera kwiyubaha, naririnze, narifashye, nariyubashye, sinari nzi kunywa inzoga icyo ari cyo. Mana ngiye kujya nzinywa, n'ubundi nta munezero neze. Reka njye nishima by'igihe gito uko nshobojwe. Ikindi maze kubona, maze kumenya ko umuntu wese dukundanye bizajya birangirira mu marira. Ubwo nyine uwo tuzajya duhura, Mana nzajya making ashoboka ko nta buri gihe tumaranye mbakuyeho ibyishimo niyo byaba ari iby'igihe gito. Ntuzongere kugira ikintu n'ikira kimubwira, ntuzongere kumbeshya ko nkunda. Mana ndumva nasara, ndumva nakwiruka, ndumva navuza induru. Ese ibi byose biburiye ko ubizi ko ibi byose bizambaho? Kuki watumye nemera? Kuki watumye nkunda Liam koko Mana? Mana ubundi koko ese aho ngaho uriho wa Mana we, niba koko uri Imana inkunda, uri Imana inkunda by'ukuri, kuki utuma mbabara? Kuki utuma nyura muri ubu buribwe? Maze kubona kuri Imana ibeshya, nta kintu n'iki na kimwe wansezeranyije ndabonesha amaso yanjye. Ninde wirukanywe mu kazi? Ni njyewe Ivy. Ninde uhora ugambanirwa? Ari njyewe Ivy. None ufite inshuti zitari iz'umumaro z'indyarya? Ari njyewe Ivy. Mana umura iki koko? Ubu buribwe inyuramo ni gati ki? Mana ndananiwe, I'm tired. Yewe Yesu we, ndumva naniwe Mana, birancanze. Gusa ndakwaka imbaraga Mana zo kwihanganira ibintu bisa n'ibingora. Mana niba unyumva, niba nkugiriyeho umugisha, mbere igisubizo cya bibazo byinshi na byinshi nibaza kano kanya. Ese ubu noneho Mana iyi nkuru iravugwa he? Bagiye kunseka ko mfite umuvumo wo kubengwa, nta musore n'umwe uzongera kundeba. Mana ku myaka 20 n'ingahe koko? Ayiwe Yesu we, Mana nuwuhe muvumo uri kuri njye? Nuwuhe mwaka uri kuri njye? Mana kubera iki koko? Kuki umbabaza benda kakagera? Kuki unteye agahinda? Mana ndiyanze, ndumva niyanze, ndumva nizinutswe burundu. Mana ngiye kunywa inzoga, ninshaka mpe, nizishaka zinyice, n'ubundi ntacyo ndindiriye. Ivy ndasebye, abanzi banjye bagiye kuvugiriza impundu kunesha, dore ko n'ibimiga bari byinshi, dore ko n'ibinyasamiye ari byinshi. Kuki utuma ndi kunyura muri ubu buribwe Mana?
kuki unyujije muri iyi tanura y'umuriro yaka gutya kuko mana yewe Yesu niba bishoboka igikombe cyitenge mana niba bishoboka nukuri nundabare Iva akomeza kunywa inzoga ari n'akari kurira amarira ari yose agahinda ari kose ariko kuko aba n'ubundi adasanzwe azinywa aranywa amasaha yo gufunga yagera bakamwegera bagahera ko bamubwira bati amasaha yo gufunga yageze Ivi nta kindi kintu akora asa n'uhagurutse kugira ngo arebe ko yagenda ariko guhaguruka bikamunanira gusa yihagararaho agenda neza neza yenda kugwa icyo akora akuramo inkweto yari yambaye ngo arebe ko yagenda agenda mu muhanda kubera ko buba bwije cyane imodoka ntabwo aba ari nyinshi mu muhanda ku bwihirwe ariko aba yumva afite umubabaro mwinshi cyane agahinda aba ari kose afite kwicuza agenda yitotomba avuga ati ariko ubundi ni gute nisanze ndi mu rukundo na Liam kuko ibyo Ayman yankoreye bitamaye isomo uko abyibaza agahera kanahagarara yireba avuga ati ariko se ubundi aho naba ndi umukobwa mubi aba yasinze none hatakiri kurira ahubwo arimo yibaza utubazo twinshi ari nako yireba afite icupa ry'inzoga mu ntoki ndetse n'inkweto mu ntoki imbere haturuka imodoka ariko we ntago aba yayibonye agenda mu muhanda imodoka kuko nayo iba ifite umuvuduko uyirimo nawe arangariye muri telefone aza yiruka agahera akamugonga undi asohoka mu modoka n'igihunga aje kureba umuntu agonze agatangira kumuvugisha ariko Ivy ntago aba avuga gusa ntago aba yakomeretse cyane undi arwana no kumushyira mu modoka agahera akamujyana kwa muganga bagera kwa muganga bakamwitaho undi ahera akamujyana iwe akamuryamisha Ivy aba yasinze atazi ahantu ari bucya mu gitondo umutwe uri kumurya afite igipfuko ku mutwe yikoraho akumva afite ikintu umutwe uri kumurya akareba hirya no hino akabona ahantu ari ntago ahazi agerageza guhaguruka ariko nta gatege aba afite ako kanya hinjira umusore agahera akamuga ati wakangutse ngo utegurire iki urumva ushaka gufata iki Ivy ati uretse kuki ndi hano undi ati sorry nari ngiye ntanakwibwiye nitwa Kian twaraye duhuye nimugoroba
ndakugonga nkujyana kwa muganga birangira nkujanye hano, so ntago narizi ngo ndagucyura hehe kandi ntiwabashaga kuvuga. Iva ati niyo mpamvu se numva mfite igipfuko hano ku mutwe. Kian ati yego, gusa nyine umbabarire ntago nari nabigambiriye, ariko nawe wari wanyweye cyane, wari wasinze pe, kuki unywa inzoga z'umurengera? Iva akabwira Kian mu gahinda kenshi, kabwa ati byihorere, gahinda ntikica kagira mubi. Nawe uramutse ugize ibibazo nk'ibyo ndagize, ukanyura nko mu byo nanyuzemo, nawe wari bunywe. Nakubeshya n'ubwa mbere nari nyweye inzoga. Kian ati ngo iki? N'ubwa mbere wari unyweye inzoga? Uzi inzoga nagusanganye? Nahereye kongera mu nubwo ntavuze ati abakobwa bo muri iyi minsi musigaye munywa inzoga zikomeye kuriya. Uretse ko nyine ngewe najya nanabyitaho, ariko ngewe umukobwa unywa inzoga rwose wapi. Iva ati nanjye ntago nazinywaga, nanjye sinzi ikintu cyandeye kuzinywa, ariko ndabona ari umuti ngiye kujya nkoresha. Ndatse kubera iki? Iva ati ibyo byihorere, ahubwo wamfasha niba byakunda nkabona uko ntaha. Kian ati niba ntacyo bagutwaye, kuko ari njyewe waguteje impanuka, n'ibyo bikomere bifite byose ari amakosa yanjye, kuko iyo nza kuba narindi kureba mu muhanda naho ugiye kuri telefone simba nakugonze. Ahubwo ndashima Imana ko nta kintu wabaye. Wareka nkakwitaho, niba ari na ngombwa ufite no mu rugo ukabamenyesha bakaba babizi kuri hano, then wenda nyuma y'igihe wamara kumera neza uzaguherekeza ukajya mu rugo. Iva atoya. Kian ati nanjye ntago nabyemera, ntago umutima rwose ntawubona. Najya ndyama nkabura ibitotsi, ntekereza ko hari umuntu ntahaye ubufasha kandi nari mbishoboye. Anyway, nakubwiye ko nitwa Kian, ariko wowe ntago wigeze unyibwira. Ndati njye nitwa Ivy Kimi. Amahereza ikiganza, kabwa ati byiza guhura nawe Kimi, kandi feel free. Hano mba ndibana, nta muntu tuba turi kumwe uretse umukozi. Ngomba kukwitaho wamara gukira nkakureka ukagenda. Iva abona n'ayandi mahitamo akabyemera. Amasaha ya nimugoroba aragera, bakerekeza kwa muganga. Bakigera kwa muganga, Iva akahura na Mariza. Mariza akimubona ahera akagira mu bwoba, umutima akibaza ati uyu mukobwa yabaye iki? Biramucanga, ariko agasa n'uwirengagije. Ajya kugenda, Iva agahera akamukurikira akamubwira ati umbaze, wahagaze tukavugana. Undi ahera akahagarara akamubwira ati niba ntibeshye ni wowe wanabaye? Ese burya uri umuganga? Ukora muri ibi bitaro? Njye nabonaga unyitaho sinkamenye. Yego nibyo wenda ushaka uri muganga, ariko se ukora hano? Mbwira, wanze no kumbwira amazina yawe basi wanyibwiye. Mariza ati wibeshye, ntago ari njyewe. Nakwitayeho gute se? Njye nawe turaziranye? Hari ahantu twigeze duhurira? Ivy biramucanga, kavuga ati ariko nta nyamara ntabwo nibeshye. Gusa umuntu uko musa mureba kimwe,
mutambuka kimwe, muvuga kimwe, nose umuntu asa n'undi bagasa ijana ku ijana, urimo urambeshya, ahubwo mbwira witwa nde? Mariza ati muko wibeshya, ndabona ufite n'ikibazo, genda babanze bakwiteho, ibintu uri kuvuga njye nta kintu mbivuzeho. Mariza ahera ko yigendera, Ivy bisigara byamucanze. Kian aramwegera akabwira dufite ikihe kibazo. Undi ati yewe mbonye umuntu hariya wamfashije, wanabaye ubwo nari ngiye gupfa. Kian biramucanga, akabwira ati none se Kimi, umeze neza? Uri gutekereza neza? Undi ati yego. None se umuntu wagutabaye ubwo wari ugiye gupfa ninde wundi? Kongera igihe wakwitabariye nimugoroba. Kian biramucanga, agatangira kubona Ivy asa naho yasaze. Ahera akamufata akabwira ati tuza ariko. Ivy ati nyamara waritse nkajya kwivugisha uzira muntu akananyibwirira amazina ye. Kian ati binakumira noneho ndagirana. Atangira kumuganiriza agira ngo amuturishe, waba arimo atekereza ko Ivy yataye umutwe, nangwa se ubwenge n'ubwonko bwe bwaba buri gutekereza ibindi bintu, n'amaso ye akaba ari kumwereka ibidahari. Kian biramucanga, akabura icyo akora n'icyo areka. Aragenda akajya kureba muganga, akabwira ati muganga, mfite hano umuntu, niba afite trauma, niba yasaze, ntabwo mbizi, mwamfasha. Abaganga baza basanga rero Ivy, bo bakaza bagendeye ku byo Kian yababwiye ko ashobora kuba yataye umutwe ndetse akaba afite igihunga nangwa se trauma. Baza bamufata, Ivy akabona bamufata bikamucanga, abwira Kian, akabwira ati Kian, ko mbona banjyana ibi n'ibiki? Ese banjyanye he? Bamujyana bagira ngo bamwiteho, ngo barebe niba bamuturisha. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese aho baraza kumenya ko Kimi nta kibazo afite, nta trauma afite, yarabonye Mariza agira ngo amwibarize impamvu yamutabaye ndetse amubwire n'amazina ye. Ese aho baraza kumwizera nangwa barakomeza bagire ko batekereze ko yaba yataye ubwenge n'ubwonko akaba yabaye nk'umusazi? Ese aho bakomeje gutekereza ko yasaze, nibyaza kurangira bamujyanye mu bitaro batekereza ko afite icyo kibazo? Byose rero ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, ninjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.